bari kuvuga ku bagabo, abagabo kuki bafata amafaranga bakajya kwishyura abandi bakobwa basize abagore mu rugo. At the end of the day ku myaka 45 cyangwa 50 wa mugabo araregretinga akavuga ngo iyo ya mafaranga nyakoresha mu rugo rwanjye kakanya mba nicaye mu nzu nziza, kuko batubwiye ko mu myaka 45 50 ngo haba hariho ngo kurinda ibyagezweho. Nukuvuga ngo iterambere riba ryararangiye usigaje kurinda ibyagezweho. Ndavuga ko kuki abagabo nyine adashyiramo akantu k'ubwenge kubarya byo ntago ndi bubitindeho kuko nta wabibabuza abagabo mwikundira abagore. Ese mwagabanyije amafaranga ko ari amafaranga mutanga, iyo yazanye ukayahereza umugore akagira agakorwa gatakora mu rugo, buryo buri umugabo. Ariko the price yashyira indaya, the price yashyira abagore ba the price ufata 200 kwishyurira umukobwa ghetto, ntago mbibona nk'ubupfura kuko birakugaruka ku myaka 50 uvuga atari amafaranga natangiye iki. Abagore bose ni bamwe bro, ni bamwe. Yes, cyabagabo batanyurwa, ntago abagabo banyurwa kimwe nuko abagore batanyurwa. Abagore nabo babifuza byinshi, kandi none iyo batabiboneye ku bagabo babo akenshi usanga bajya mu basore batoya, rimwe na rimwe ugasanga urandavuye utayi baba uri umuntu w'umubyeyi. Kutanyurwa biri gusenya ingo.